Haramutse abandi mwiriwe uyu munsi nashakaga tuganira ni munsi nashaka kuvugisha ndashaka kuganiriza igitsina gabo abagabo abagore abagabo abasore mwegera no tuganire urabona hari ibintu bibangama hari ibintu mukora bibangamye bidahesheje n'Imana icyubahiro bidahesheje n'umuntu agaciro nashakaga tumbabwire abumva bumve abadashaka kumva barahari benshi abagabo benshi n'abasore benshi bari busakuza muri comment abadashaka kumva mujye mubikora ariko muzi ngo na amakosa birabanganye ikintu cyambere urabona ukuntu abagore benshi igitsina gore abagore abakobwa abana n'abana barimo ko harimo abagabo bajya barwaye mu mutwe n'abana babibakorera nta mpamvu urabona ntago ari ngombwa ngo uvuge umuntu umukoraho umukobwa ntago ari byo gukora ku mukobwa hano ku mata ahariho hose ntago ari byo uri umugabo utari umugore utari umugabo we utari fiancé we utari umukunzi we uri umuntu nawe ngaho uri boss we uri umuturanyi we muri inshuti nta burenganzira na bumwe buguha cyangwa wowe wumva ko ari ngombwa gukora ku mugore ntago ari byo cyangwa ku mukobwa ahariho hose nimba urimo uraganira n'umukobwa shyira amaboko yawe mu mufuka cyangwa ushaka kandi ahantu yashyira uyashyira ku mugore w'abandi ku mukobwa uzaba umugore w'abandi ntago ari byo nubwo hari abagabo urabona hari abagabo nyine baduca amazi baba bumva hari power yindi badufite abagabo cyangwa abasore sinzi abantu bagira ngo hari indi power iri hejuru badufite power ndi kuvuga abagore benshi barayizi hagiye umugabo guca amazi cyangwa umusore akaguca amazi ukabona yagusuzuma ukibaza nta n'ikintu akurusha anyway nta n'ikintu akurusha gusa kuba ari umugabo yambaye ipantaro akaba kumva ko hari power iri hejuru ntayo dukwiye koroherana tukubahana kuko ibi bintu nahisemo kubivuga uyu munsi hari abakobwa bitewe n'ukuntu yarezwe bitewe n'uko mental nyine ubuzima bwe bwo mu mutwe bumeze afite courage nyine yo kwidefendinga ku muntu wari we wese ku mugabo umuzanaho ibyo bintu bitamuhesheje icyubahiro bitamuhesheje agaciro hari n'abandi bapfiramo bitewe n'uko nyine wenda yarabikoreye cyane akiri umwana cyangwa bitewe n'ukuntu yakuze yumva ko igitsina bamubwira ko igitsina gabo ari abantu bo kubaha atari abantu umuntu avugiramo ntago ari byo mbere na mbere ndabwira abakobwa waba ufite imyaka ingahe waba ukora hehe waba umeze gute ntukemere ko umugabo agusuzugura cyangwa umusore akagukoresha ibyo yishakiye wowe utabishaka kuko ari umugabo cyangwa uko ari umusore nta mpamvu ukwiye kwihagararaho rero ikintu mpamvu ndabivuga birabangama nkanjye umuntu abinkoreye ndabimubuza ariko noneho hari ububuza akanga kurekera hari ububuza akanga kurekera agakomeza akabikora ukibaza se uyu muntu afite amatwi arumva gusa ngo hari imvugo ngo abagabo n'abasore bagira ngo ngiyo ngo umukobwa ngo aguhakane cyangwa ngo umudamu ari kugukatira ngo arimo aravuga ngo yego basore bagabo ntago tuba turi kuvuga ngo yego oya nimba ari umwe uvuga yego ntago bose ariko bameze nimba umuntu agukatiye tanga amahoro birabangama kuvuga umuntu arimo aragukoraho w'umugabo urako abakobwa n'abagore twisanzura naho nta kibazo ariko bitera uretse no kubangama bigutera ikintu cy'icyo bukuntu kuko ntago ari ibyo nyine kumva ibitoki byo mugabo biraje gukora hano muri kugana biteye amakuru warabuze oya rwose oya bunga biteye amakuru warabuze ibindi mwihorere ikindi kintu mwabana nangaga nkiri umwana bajyaga bankoresha ku ngufu ntashobora kugikorera umwana wanjye bantu ufite abana b'abakobwa mukoresha utwana dutoya mu tubari mu maresitora ntugahatire umwana guhobera umuntu w'igitsina gabo ku ngufu hari impamvu urabona nk'umufamiliya akaza ngo bebe ngo ugende uhobere tonto ngo kuki utahobereye tonto kuki utahobereye grandpa ngo kuki utahobereye ngo runaka nimba umwana yanze kumuhobera mubimuhobereza ku ngufu ntago ari byo abantu mufite abakozi mu tubari mwisuhurisha abakozi n'abakiriya banyu ngo bibanze ku ngufu ntago ari byo nimba atashaka umusuzana bishaka umukobwa akabaciyeho yako disa abakobwa bakora mu tubari baritonda njye nakoze mu kabari iminsi ibiri umunsi wa mbere wa kabiri umugabo aransarana
nkora amarorerwa ndiyirukana. Rero ndabonye abakobwa mukora mu tubari muhura n'ibigeragezo tuzatubasengera. Umukobwa akabaciyeho umukozi ko urakobwa ni mwiza ngo ngwino ma ngo ngwino ngo suhuza ngo uyu muntu ngo numukira wibanze ngo suhuza nuri why kubera iki koko oya mwibikora mwubaha abakobwa mwubaha abagore n'abagabo mwe na power hejuru mudufiteho uretse kwa muri abagabo bacu kandi yo bashye umuntu arakubaha sibyo bashye umuntu arakubaha twakwiye koroherana ukumva ko umuntu nimba mukoresha ni ikiremwa muntu ntago ari umuntu waguze ntago ari umucakara wawe. Hanyuma namwe bagabo ntago dushinzwe kubashimisha iteka ryose ntama uyivuga unkoraho wituma nguhobera ku ngufu niba nashaka kuguhobera simbishaka uretse n'abana n'abantu bakuru nimba umuntu adashaka kuguhobera ntabishaka. Nkanjye byigize kumba hari ahantu najya nkunda gusohokera wenda umuntu ananibona umve ngo narahacitse ikintu cyahanciye habaye umusore akunda kuguhobera abakobwa akamara nk'ati ngiye sinkunda guhoberana rimwe na rimwe nkamuhakanira nkamusunika nk'ati ngiye sinkunda umuntu nkobera ubundi nimba umuntu mutaziranye mu bintu bizisuzanyo zaje z'Kigali nje ntabwo mbyumva kimwe namwe nimba ntakuzi ngo bwa mbere nkubonye ndaguhobera kubera iki situziranye ntabwo dukumburanye ndaguhobera kubera iki umuntu ndamugatereka neza yanga kwicika abari nje uhacika kugira ngo mbone amahoro umutekano wanje. Rero abagore benshi birabangama bagabo mu byumvireho mubireke nimba umuntu atashaka kugobera ntabishaka ikindi bivuga ukora ku bagore murakoze.